twebwe kuri jenoside perezida ajya gutangira intambara yo guhagarika jenoside twebwe kuri jenoside perezida ajya gutangira intambara yo guhagarika jenoside twebwe kuri jenoside perezida ajya gutangira intambara yo guhagarika jenoside yarampamagaye ati reba uko mwiga iki kibazo cya jenoside ari igitangira nshaka abantu dutangira kugenda hose tuyiga tureba tugira ngo turebe impamvu yayo ni iyi kuki byageze aha ngaha abanyarwanda bicana kugeza hariya impact bifite ni iyi ni izihe ngorane tuzagira jenoside imaze kurangira n'ibyo ngibyo nicyo nyuma twaporopozingaga tuti nta bindi nyamuneka mushyiraho gacaca nta bindi bizashobora kugera iyo ngibyo hanyuma mubwire n'amadini ahaguruke yigisha ukuri ndibwo niko nabwiye perezida wa repubulika yari vice president mubwire amadini bahaguruke yigisha ukuri kuko ukuri bigisha baza atari kuko nguko hari nubwo nigeze kubyitsa perezida tababwira ngo bajye hamwe baba atereka bigize babona ko tubashyizeho pressure y'ibyo bintu. Tito Rutaremara nimumwiyumviye se nta bivuze sinzi niba uyu musaza mwamuteze amatwi nabisubiyemo inshuro ebyiri arashaka gusaza ibintu bitubwiye byose nta na rimwe Tito Rutaremara nk'umucurabwenge w'inkotanyi nta na rimwe FPR itatubwije ukuri hari ukuri inkotanyi zitababwiye hari ukuri abacurabwenge b'inkotanyi bataberetse ikindi kimenyetso musigaje kubona ni ikihe icyo mbabwiye cyo nuko nta muntu ujyana umwenda Tito Rutaremara biriya bintu avuze nta accident nta manuka mbonye hangaha arivugiye ati Paul Kagame mu gihe yari agiye gutangiza intambara yo gukora jenoside arangije arigarura murabyumva ntago umuntu mukuru nkuriya uzi ideology ya FPR uzi kinyarwanda uzi amagambo agomba gukoresha mu mbwirwaruhame ashobora kwibeshya kandi ntago ari ubwa mbere ati Perezida Kagame ajya gutangiza intambara yo gukora jenoside arangije ngo yo guhagarika jenoside ntago yahagarikiye ati kandi yarampamagaye twumva ukuntu ibi bintu bizagenda nuko bizarangira ati nuko tuzategura gacaca nyuma arigarura ngo nyuma ati nuko tuzategura izi nsengero no kuzizanamo bombori sinzi niba ntacyo mwumvishije baravuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku sibyo FPR yarateguye jenoside rugikubita bari barimo barategura ukawo bizarangira ukuntu bazabimanaginga hari ibitabo byinshi byavuzwe ko Kagame yivugiraga ko skandal igiye kuba kandi ntago ari ubwa mbere bino bintu bibaye sibyo iyi mbwirwaruhame ya Tito Rutaremara muyihuze n'inyandiko ya Sam Kayitata aho bavugaga ko bazayoresha akayiko ingunguru aho bazavugaga ko bazangiza uburezi aho bavugaga ko bazica abantu nuko bazabica nuko baziharira imyanya aho bazavuga ko igihugu bazagiformata bakagituzamo abantu bashyashya ngira ngo inyandiko ya Sam Kayitata mwarayumvishije ariko ndongera nyishake ahantu iri nyibashyirire hano hasi kugira ngo muze kongera kuyumva imbwirwaruhame za Tito Rutaremara ntago ari ubwa mbere yivugiye yuko bazarya umurete ariko babanje kumena amagi ntago ari ubwa mbere acitswe akavuga ati abishaka cyangwa atabishaka ati twoherezaga batanu muri buri serire no mu Rwanda niko twakoraga mu ibanga ndetse amaserire yacu yabaga manini bikurikije uko abantu bateye
niba ari nk'ahantu ari muri kandi impunzi hari abanyarwanda bonyine bashobora kugira serire wenda igeze no ku bantu 100, 200, 300. Ariko niba ari ahantu nko mu Rwanda, par exemple mu Rwanda twari twarashyizeho ko batagomba kurenga kugera kuri 5 serire, kaba 5 ndetse uwa serire n'uyu ntibagomba kumenyana, gusa akamenyana n'uwo hejuru ubashinzwe hejuru. Uvuga ngo namwe mwarakoraga rero? Twarakoraga nabo ngabo barimo bagendaga bagira twabaga tunabazi bamwe tuhagira inama tuti na mujyemo mugende, niba ari muri MND mujyemo, niba ari muri MDR mujyemo, muri MPR PSD murimo, kugira ngo batazabona ko muhasigaye inyuma aho ngaho. Muri 1993 twari dufite amaseri 149 muri Kigali. Urumva twari tubafite. Tito, ko twumva mu gihugu imbere za PSD, za MDR, za PR n'andi mashyaka bari mu nkunduro yo gushaka abayoboke no kubagwiza no kubageraho, mwebwe ko namwe mwari umutwe wa politiki ariko ufite n'ingabo, mwebwe muri iyo nkunduro yo gushaka abayoboke mwabigenzaga muti? Ibyari bishishikaje? Byaradushishikaje cyane kandi twaranabikoze, kuko buryo wenda nkubwiye ko muri 1993 twari dufite amaseri 149 muri Kigali. Urumva twari tubafite. Ariko icyo ko twakoraga, kuko n'ubwa mbere twakoze nyine turi bake, tutangira kugira kumubiriza n'abandi bose, abanyarwanda bose bari hanze kugira ngo bajyemo n'abari imbere mu gihugu. Methodology yacu twakoresheje ntabwo ari imwe n'iyabo. Twebwe tabanje kureba tugira abantu abo bakwita intore cyangwa bakadre politique, bitaba kadre, banza kwiga bumva uwo murongo wa politike, bawugira uwabo, bumva uko uteye, umurongo wayo, n'imvano n'ibindi, bumva ari uwabo. Noneho abo ngabo nibo wohereza bakajya kwigisha abandi. Ibyo bintu abantu b'abacikacumu, abantu barokotse, abantu batumwe n'Imana ngira ngo bavugiwemo n'umwuka wera, bitandukanyije na FPR, ibyo bintu barabikonfirme. 5 muri buri serire, 5 bari bafite nk'amaseri 187, ati kandi yose mu mashyaka yose twari turimo. None se banyarwanda, niba muri PSD bari barimo, niba muri PR bari barimo, niba muri MDR bari barimo, niba muri CDR bari barimo, niba mu ntera hamwe no muri MND bari barimo, ubwo urumva imbwirwaruhame n'abasangije ubushize aho Tito Rutaremara yavugaga ko ngo kubera iki ngo Imana yatumye ngo intera hamwe zizamura umuhoro, ngo Imana ntibafata ukuboko ngo ntibawumanure. Nukuvuga ngo ya mipango bapanze muri 1994 bacengera inkozi z'ibibi nabo zose kabirukanka inyuma, bapinga Imana kubera ko itabafasha ukuboko cyagihe, sibyo? Bafite uburenganzira bwo kuyikananshuraho, bwo kuyipinga, upinga Imana. Ntabwo yabafashe bacengera mu ntera hamwe, ntabwo yabafashe bagira muri 5, ntabwo yabafashe bapanga genocide, sibyo? N'ubu ngubu iyo Mana nta kintu ishobora kubakoraho. Niyo mpamvu bashaka gusimbura Imana mu Rwanda. Ubwo ntimubyumva, ubwo ntimubibona. Niyo mpamvu Imana bayigize agatobero, niyo mpamvu bakoresha abantu bo mu nsengero bihaye Imana, bihebeye Imana, bagavuga imvugo z'urukozasoni. Ikibabaje ngewe ntabwo ari FPR, ikimbabaje ni mwebwe abanyarwanda, kubera ko mutumva. Burya umuntu akubeshya rimwe, akakubeshya 2, akakubeshya 3, akakubeshya 5, 10, ibintu bibona. Ikibazo ntabwo aba ari we, ikibazo ni mwebwe, sibyo? Ibi bintu bya 5 murabyibuka ko Tito Rutaremara yabivuze, ari na fier, maze umunyamakuru akavuga ati ubwo mwarakoraga nyine.
iyi mbwirwaruhame yo gufata abana b'abanyarwanda ukabagira ibitambo ukabagereranya n'amagi y'inkoko amenwa kugira ngo haribwe umureti, twayigiriye gihamya mu buhamya bwa Prosper Bamara, umuntu w'umututsi wari warifatanyije n'inkotanyi akabakorera akazi gakomeye yarangiza akabivamo. Niyo mpamvu nzabigarukaho nababwiye ngo umuntu ufite igishashi cya Roho Mutagatifu ntabwo ashobora gukorana na bano bantu, ntabwo bishoboka. Bamara yarabitubwiye byose, aranabyandika ukuntu inkotanyi zakoraga, ukuntu zacengeraga, ukuntu zicaga. Iri binyoma ku ngoma y'agafuni nta nubwo akibigira n'ibinyoma arabivuga ku mugaragaro. Ati uko tuzakora gacaca. Mbashije kwihanganisha abanyarwanda bose bagiriye akarengane muri gacaca, kubera ko iriya ni iyindi jenoside yahise ikurikira jenoside ya mbere inkotanyi zari zapanze. Ikintu cyitwa kubeshyera umuntu ndacyanga. Kumubeshyera ushobora kumwica akagenda, ariko kongeraho kumubeshyera ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha gisiga ibikomere udashobora gusibangana. Kubeshyera abantu muri gacaca batuma abatutsi barokotse bahishwe n'abahutu bajya kwiteranya n'abaturanyi babo. Umuntu wari ukennye akambura umuntu ibintu bye, akamwambura amazu ye, akamufungisha, akamwicisha, agatuma ahunga. None ngaha Tito Rutaremara arababwiye ngo Kagame mu gihe yari ari gutegura intambara yo gukora jenoside atareba n'ingaruka zizavamo, sibyo? Njye rero ikintu kimbabaza cyane kikongera kikambabaza ntago ari inkotanyi, ntago ari abacurabwenge bazo, mbabazwa n'abanyarwanda mutumva. Yego bafashe abatutsi babagunganisha n'abahutu, barabicisha, barabafungisha, barabamenesha, ariko nanone abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi baje kugirwaho n'ingaruka zikomeye. Wagira ngo inkotanyi hari ikintu zipfa n'abatutsi, zabimariye mu mujinya, zibasya zitanzite, zibica zitababariye. Ariko se icyo nifuza hano ku rubuga rw'inyangamugayo ni iki twigira ku mateka, ni iki twakwigira kuri izi mbwirwaruhame za Tito Rutaremara? Dukomeze turyane, dukomeze duherere mu nguni zacu, twumve ko akababaro kawe ari akawe n'akanjye ari akanjye. Dukomeze dutize umurindi umuntu ushaka kuturyanisha ngo kugira ngo tumarane. Tumaze kumva izi mbwirwaruhame za Tito Rutaremara, imbwirwaruhame z'inkotanyi zihora zivugira, zisubiramo zibishaka cyangwa zitabishaka amahano zakoze, nagira ngo mburire, nagira ngo nisabire abanyarwanda bagizweho ingaruka n'amahano twagize muri 1994, bakaba barakoreshejwe nk'ibikoresho, barakoreshejwe nk'ibitambo, barakoreshejwe nk'agakingirizo ko kugirira nabi abahutu. Nimwe mufite urufunguzo rwo guhagarika FPR. Ikintu ubutegetsi bwa FPR bushingiyeho cy'ingenzi ni jenoside yakorewe abatutsi. Niryo shingiro ry'ubutegetsi no gukomera kwa FPR inkotanyi. None niba mumenye ukuri, nta kintu mwabikoraho. Ndabisabira kugira ngo mutere intambwe z'ubunyangamugayo, murenganure cyane cyane abantu mwarenganyije. Ntabwo byashoboka ko twasubiza ibihe inyuma, ariko hari abanyarwanda babivuze cyane cyane rwose babitsindagira bati ikintu FPR itinya nuko hari umututsi n'umuhutu babaga mu Rwanda mbere y'1994 bazicara hamwe bakaganira, bazicara hamwe bakamenya ibyababayeho, bazicara hamwe bakamenya umuntu wabishe,
bazicara hamwe bakavuga ngo stop, enough is enough. Impamvu bahora bafata abatutsi bacitse ku icumu bakabagira kuriya ureba uko bameze kuriya, nta urya nta unywa nta ugira gutari guhora babereka ko bababaye ari bo babacunguye. Izi mbwirwaruhame zose urimo kugenda ureba za Bizimana na Batito Rutaremara n'abandi bariya bose ureba ndetse na perezida wabo, izi mbwirwaruhame ugenda ubona nuko abatutsi bamajije gusobanukirwa neza ko jenoside yabakorewe FPR ariyo yayigizemo uruhare, noneho bakaba batekereza ko bashobora kubahindukirana kugira ngo bababwire bati ni mutwishyure, kandi n'ubundi niho bishya bishyira. Dore ubwoba inkotanyi ntabwo bikunda, dore ubwoba inkotanyi zifite ubwoba ko abahutu n'abatutsi bo mu Rwanda baziyunga. Niba hari umuntu wafungishije ubizi neza ubishaka, niba hari ubuhamya watanze bwo gufungisha umuntu, bwo kumwambura imitungo ye muri gacaca, nimusange imiryango y'abantu mwafungishirije mujyana ibirego byo kubafunguza, cyangwa se niba mutinya ko FPR yabagirira nabi musabe imbabazi imiryango yabo. Niba hari ikintu mufite mwasahuye abantu mubarenganya, niba hari icyo musigaje cyangwa icyo mwungutse mu byo mwabasahuyemo mukibasubize. Mutangire ibyo bikorwa by'ubunyangamugayo kugira ngo dutangire dukore reparation. Ntabwo tuzajya duhora tuvuga agahinda ariko nta kintu tugakoresha. Abanyarwanda abanyarwandakazi bari mu miryango y'abarokotse jenoside muri 1994, abatutsi bitandukanyije na FPR, ndavuga abo mu miryango y'igicumbi, ndavuga abo mu miryango itandukanye y'abapfakazi, imfubyi barengera uburenganzira bw'abatutsi bagize akarengane mu 1994. Ubu koko nta kuntu twareka utuntu tubwibone, utuntu tubwironde, utuntu two kwirebaho tugatangira tukarwanira urugamba hamwe. Nta kuntu mwakwinjira mu nkiko, mu manza z'abantu barenganyijwe Arusha. Hari kese y'abanyarwanda bashaka gusubiza mu Rwanda, cyane cyane bari mu nzego z'ubuyobozi, bari bafungiye Arusha, barenganyijwe, barangije ibihano byabo cyangwa se bagizwe abere, barashaka kujya kubafungira muri kuriya kuzimu ko mu Rwanda. Ubu ni koko ntabwo mwabyitambikamo, ntabwo mwabizamo ko ari mwe mufite urufunguzo rwo kubwira FPR ngo stop, tukabanza tukarwanya icyo kintu, tukabanza tukakirwanirira, tukavuga tuti abarapfuye abapfuye barapfuye, abarenganye bararenganye, ariko reka twe kugira umuntu n'umwe tureka yongera kujya muri gereza bitwaze ngo jenoside yakorewe abatutsi ariko bakarenganya abahutu babizi kandi babishaka mu gaceceka. Nzabigarukaho by'umwihariko kubera ko ibi bintu bigomba guhagarara. Urugamba rw'amakuru rugomba kujya ku ruhande, hakaza urugamba rw'ibikorwa, hakaza urugamba rw'ishyaka, hakaza urugamba rwa correction measures. Nidukomeze turwana urugamba rwo gusubirikanya na FPR, rwo kuvuga amakuru y'ibyabaye, rwo kuvuga amakuru mu binyamakuru, sibyo? Igicumbi niba hari departement mufite ya justice, ubu ntabwo mwakwivanga muri dosiye ya Rwamucyo, ubu ntabwo mwakwivanga muri dosiye ya Gata Kanziga. Ubu koko uriya mupfakazi niwe wiyiciye umugabo arangije arabica mwese, niko mubyemera? Nzamugarukaho by'umwihariko mu kiganiro gikurikira. Ndashaka kubabwira kuri muzehe Rwamucyo, Dr. Rwamucyo, abadogiteri, abatutsi barokokeye i Butare muri university, abarimu bakoranaga, abaganga bakoranaga. Buriya koko muremeye Dr. Rwamucyo aborere mu munyururu? Buriya koko iyo hari umuryango nkuriya wa Gauthier na Dafroza batari bari mu Rwanda ubereyeho kurenganya abanyarwanda, mukabireba mukicecekera, murabona mwamurenganya Dafroza se? Nihatagira umututsi uhaguruka avuga ngo no, uwo muntu twarabanaga, uwo muntu naramubonye ari umudokiteri, uwo muntu nta maraso nigeze mubona ku biganza, bitagiye kuvugwa n'abahutu n'imiryango yabo, ngo imiryango yabo ya Rwamucyo igenda itagangara yonyine,
abo mu gaco ke b'abahutu babashije kumwikoza bagende bamuge iruhande noneho bamurenganyirize ku ruhande rwe Rwamucyo, Dr Rwamucyo, hanyuma namwe abatutsi baze babicire ku ruhande rwanyu, umuryango wawe Rwigara bawice bawumare, bawukeneshe bawumare, ujye ku gaco kabo wiburanire widefande wonyine, hanyuma uzasange FPR yabiciye ibakubitiye mu kadeyi, nta muntu n'umwe usigaye wo gutabariza uwundi. Niko abantu bo mu Gicumbi, abantu mwese muri ku maradiyo atandukanye, ntabwo mwashinga departement ya justice, nzabigarukaho ngo muvuge muti yaba ari umuhutu yaba ari umututsi FPR yaramurenganyije, ariko reka bihagarikire hano. Tumaze kumva imbwirwaruhame za Tito Rutaremara, kumunegura nta kintu tumukoraho, hari ikintu bimaze. Nshimiye abanyarwanda bose bahagurutse, nshimiye cyane cyane abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahaguruka bakavugisha ukuri, kubera yuko ni mwebwe mufite urufunguzo rwo kwiyama FPR, rwo guhagarika ikinyoma cya FPR. Nabo barabyivugira, ariko bumva yuko tudatekereza, tutabona, tudashobora gushaka amakuru. Bahora baturundaho ibinyoma ntibigire konsekansi. Abantu batabaza imiryango mpuzamahanga, abantu bishingikirije yuko mpatse ibihugu izaza kubarenganura, musubize amahirwe mu isaho. Mu gihe wa mugani umuhutu n'umututsi n'umunyamahanga, abantu bose barenganiye muri aya mahano yo mu 1994, batari babwira Tito Rutaremara bati dushingiye ku mbwirwaruhame zawe A B C D, dushingiye ku mbwirwaruhame za FPR, dushingiye ku migabo n'imigambi nzagarukaho ya FPR, ntabwo tubishaka, turabyanze, tuzakomeza turengane, abantu bazakomeza bapfe umwe umwe. Hanyuma igihugu gituzwa abanyamahanga nk'uko nyine ubuhanuzi bwabo bateganyirije. FPR izi ibyo irimo, ariko abanyarwandakazi, urugamba rwo guhagarika ikinyoma cya FPR Inkotanyi rurareba cyane cyane abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu batiza umurindi FPR, bayuhakwa abateruzi b'ibindi, kubera ko nimutagira ikintu mukora ibi bintu bizabagarukira. Mbaye mbaburiye, umuntu wamenye yuko FPR yiyise ko yaje kurokora abatutsi, ikaba yarishe Kizito, ikaba yarishe Karasira, ikaba yarishe abantu b'imihanda yose, ukaba waramenye ko warenganyije mugenzi wawe, ukaba nta kintu uri gukora, uriyimbire. Abanyarwanda bose, cyane cyane abatutsi n'abahutu babaga mu Rwanda 1994, mbere y'1994, baramutse biyunze, baramutse bamenye ibyababayeho, baramutse bamenye uwabishe n'uwabagonganishije, bakiyunga, Inkotanyi nta mwanya zaba zigifite mu gihugu cyacu. Aho niho ruzingiye, aho niho mugomba gushakira, aho ngaho niho abanyarwanda mwitwa ko mushaka kubohora abanyarwanda mugomba gushyira imbaraga, aho ngaho niho mugomba guta energy zanyu kugira ngo hagire igikorwa. Ndabasabye ngo mugire icyo mukora, amazi atari yarenga inkombe.